Ndagusuje female lion. Imiterere y'intare y'ingore itandukanye n'imiterere y'intare y'ingabo male lion, cyane cyane ku buryo igaragara ndetse no mu mirimo ikora mw'itsinda. Ubundi intare y'ingore ni igitsina gore cy'inyamaswa yitwa lion. Umubiri ndetse n'ingano, intare y'ingore iba ifite umubiri woroshye ugereranyije n'intare y'ingabo, naho uburemere bwayo bwo waba ushobora kugera hagati y'110 ndetse n'180. Female lion y'intare y'ingore iba yoroshye cyane, bishobora kwirukanka cyane kurusha intare y'ingabo. Iyi ntare ubundi ukuntu ibisa, iba ifite ibara ry'umuhondo rivanze n'ikigina, brown and red tail. Iri bara kandi rifasha kwisha mu byatsi mu gihe igiye gushaka umuhigo. Ikizakubwira intare y'ingore, nta migari iba ifite mu izosi nk'intare y'ingabo cyangwa se imisatsi. Ubundi se zino nyamaswa z'intare zaba zarigeze kuvumburwaho? Ubundi se niba zaravumbuwe, zavumbuwe nande? Yino yitwa Kingdom JB TV, nawe ngiye nitwa Bomiva. Niba utarakanze subscribe yikande, uyu ni umwanya ngiye nguhaye ikaze mu biganiro binyuraho. Indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JB TV, naho ngiye nitwa Bomiva. Ikaze ryura rihorana. Nyuma yo gukora subscribe ngo haye ikaze. Ubundi nta muntu wavumbuye intare cyangwa se lion ku buryo wavuga ko hari umuntu umwe wayibonye bwa mbere, kuko intare ni inyamaswa yabayeho ku isi kera cyane, mbere yuko n'abantu batangira kumenya cyangwa se bagira amateka yanditse. Ubundi intare irereye mu itsinda ry'inyamaswa ryitwa Pentareo. Ni mu gihe abashakashatsi bakora ku bintu bijyanye n'ibinyabuzima bagaragaza ko intare yakomotse ku bindi by'inyamaswa zo mu bwoko bwa big cats zabayeho mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize. Cyokora abantu bo hambere nibo batangiye kuyibona mu gasozi cyane cyane. Nyuma scientists cyangwa se abashakashatsi nibo baje kuyigaho maze bayishyira mu byiciro by'ubumenyi. Ubundi iyi ntare iba ifite amenyo akomeye ku buryo ifata inyamaswa ndetse ikanazica mu buryo bworoshye. Ikindi, umunwa wayo uba ufite imbaraga zo gufata umuhigo neza. Iba ifite amaguru akomeye kandi yihuta cyane. N'itsinda ry'intare, iyi ntare y'ingore niyo ikora cyane nishaka umuhigo. Ubundi itsinda ry'intare z'ingore niryo rikomeye mu ntare zose. Iri tsinda ryitwa Pride. Ubundi izi ntare uko zikora, zigira icyo bita collaboration ubwazo cyangwa se itsinda. Izi ntare zikora ubufatanye mu buryo bwo guhiga, kandi ikindi zirafatanya kurera abana bazo. Izi ntare ziranarindana, nizo zigira uruhare runini mu kubona ibyo kurya kuruta intare z'ingabo. Ikizakubwira female lion cyangwa se ikizakubwira intare y'ingore, nta misatsi igira cyangwa se imigara yo mu izosi. Ikindi, irihuta cyane ni nk'umurabyo. Ikindi, ni umuhigi mukuru w'itsinda. Ifite ndetse n'ubuhanga bwo gukominikana n'izindi nyamaswa ngenzi zazo. Ubwo ndavuga intare. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo, inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JB TV, naho ngiye nitwa Bomiva. Ikaze ryura rihorana.